twatsinze mu gihe kidakenewe. Yego reka mashimire ushonje ntugaburirwe ukaza kugaburira uruhaza. Nge nishimiye ko twatsinze Nigeria. Nicyo kintu cyambabaje. Ubwo tunatsindwa yajya gutuma twisuzuma. Barejisi ntago boroshe ariko uyu Regis uyu nguyu kuri uyu mwanya kuri ipano. Regis niwe mutagatifu. Regis yazamuye umuntu aramuzamukana ibyo kuvanga yamusanganye n'umugore ngo baryamye ngo yamusanganye n'umugabo. Bro uriya mukobwa ntago yakabaye ashyira ibintu hanze. Regis yavuze kubera yenderejwe ntago umusirikare yafata gahunda kujya kurasa abantu batanu hatabaye ikintu gisanzwe. Uriya musirikare yabikurikiranye neza ushaka gusanga baramuhohoteye. Oya nta kibazo ugereranyije inshuro yasohoraga indirimbo uburyo yabikoraga bireba uyu munsi melody ari he ari ureba iyi feri yafashe rero subunebwe sububwa ahubwo ari muri pause yo gutekereza cyo gukora kizima kinini kandi so niko rero muri ibyo yose munini amera. Yes, twongeye kubashimira mwe muba mudukurikiranye 5 ku Muzi TV. Nk'ibisanzwe rero turagarutse kugira ngo tubahe amakuru acukumbuye 5 ndi kumwe na BBM cyangwa unyite best manager, umuhungu cyangwa umusaza w'abanyarwanda. Byanze bikunze ku babyeyi banye n'umwana kubona byahinda umusaza cyangwa umupapa. Kigali tugiye kubana namwe mu Rwanda, East Africa, Africa, Burayi na America, Asia n'ibindi. Yego nkomeza gushimira abantu badahwema kutwereka ko badukurikiye 5 babigaragariza muri comment baduha ndetse like banadukurikirana banadukunda bakanda subscribe ku Muzi share na comment. Natangiye kubona n'abantu bo muri hanze nka Zambia, Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo batangiye kuzajya batwandikira kandi ubona ko turi hamwe mu kiganiro. Yego byaboneka akantu nzajya nangira mbasuhuza. Zambia mwacoma bwino muri kuti muri Chemaning boy, Uganda muri Mutia je bareko basebona abanyabo, Burundi amahoro, Kongo mbote ndenge ni maramu. So how are you, bonjour, abafaransa twagiye sasa urumva ko n'indimi zose tuyeda butariko. Yego mwacoma bwino muri Chemaning uzico bivuze lago mbizi tugiye iki kirimi ico bakita Nyanja language. Nyanja ni kirimi cyo muri Zambia. Zambia ndetse na Malawi. Enza kantu kaho bita ariko nkavuga nabi nibanseke ngiye mpfa kuba ngerageza ngo ri bari oya kavuga iki oya singi nkagaki numve ugiye kuvuga ngo tubaha iki tubapase tubapase ni kupasa ariko harakandi none ko gusuhuzanya kwabo ariko mu buryo bwo kugira ngo kwake service runaka. Urugero ndibuze ukakubwira inyuma ya kamera naza ukavuga nabi ari kubivuze nabyumva kuko harakaro bavuga niba ari Sorera bwe niba ari sinzi nago ari Zambia ubwo nahandi ni Zambia ashaka nka Mozambique wenda cyangwa handi nago Zambia. Yego reka twikomereze rero tugeze kuba dukurikiranye 5 amakuru agezwe ahangaha mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndagira ngo ariko nkuko bisanzwe twibanda mu makuru yacu hano mu gihugu. Inkuru ya mbere ngira ngo tuganireho niyo muri showbiz ibintu bikomeje kuba fire. Tukiri muri showbiz no bukeneye gusohoka akabari wasohokeramo uri Kigali uri bice bya Remera ku Gisement kitwa The Wave nakabari keza gafite management nziza cyane nka Bajuweni n'abamanzi nibo bari. So akabari uri mu bice bya Kanombe kitwa Kigali Vibe hari piscine hari sauna hari massage n'ibindi byose bare nziza. Ebana ukeneye gusohoka ubatwa cyane mu myidagaduro niho hano wasohokera twanzikere tugiye. Yego ndagira ngo twite dukubita twanzika duhera ku ndirimbo yaraye isohotse ariyo ya The Ben. Ni indirimbo y'urukundo The Ben yakoranye na Bwiza bayita nguki bayita ngwiki. Oya nawe kubera ikibazo yitwa My Best Friend. Yego nariziko kigiye kugufata nago cyafata. Ni indirimbo yitwa My Best Friend. Yego yumvishije nago ifite agatsiko. Ni indirimbo ushobora kuba ari ababyeyi b'ubwabo babiri, ushobora kuba umwana n'umubyeyi, ushobora kuba abantu bateretana, ushobora kuba ari abaryamye barebana neza bafite ijisho ry'urukundo, ushobora kuba ari abantu babiri b'abahungu babajama bafite umubanire mwiza. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo nakunze ndetse irimo The Ben wa 2010, irimo The Ben nyine unariza kamikazi
irimo The Ben nyine wacyagihe, irimo The Ben waririmbye ryajwe rye ry'umwimerere ryacyagihe twamukundiraga akiza. Yego, ni ikihe kintu cyaba cyagushimishije cyane cyane by'umwihariko muri iriya ndirimbo uwo? Icyashimishije cya mbere nabayikoze ubwabo. Yego. So irimo Ben umuhungu w'abanyarwanda, umuhungu ukora ibintu bye bucece kandi akabisakuza. Uru jambo mvuze kuntu bitangaje. Yego. Abikora bucece kandi akabisakurisha. Afite kunabikora kubikorana bwiza umwihirinzi ugerageza kandi bwiza ufite na management ye idasinzira irara amajoro igenda. So ubwabo babiri ari ukuntu basa, ubwabo bafite ibintu bibiri byiza, bafite ukuntu basa nk'abanyarwanda nyine. Urabona abanyarwanda tuzwi nk'abantu beza mu isura mu buzima busanzwe, bafite uruku nziza kandi bazi kuririmba, bazi ni indirimbo yagera kure. Yego, ni indirimbo nziza. Yego, ni indirimbo yagera kure. Ariko hari ikintu nshaka kubaza, iriya ndirimbo ndibuka hasohoka lyrics cya audio, wabifashe ute? Wumvishe bimeze bite nyine muri rusange? Nje narinzi ko ari byiza, narinzi ko ari byiza, gusa iriya lyrics ibanza gusohoka hari ukuntu ntabikunda ngiye kuri njyewe. Hari n'ukuntu lyrics ibanza kwisohora haramerwa agabanuka, hari abantu nyine umubare munini cyane ugabanuka kuza gukurikirana video isohotse cyangwa se bakazayikurikirana nyuma. Nabyo bifite akamaro, ariko muri ya pressure yo boosting ikintu kugira ngo kizire cyariwe cyagiye cya mbere hari ibintu bigabanuka. Naguha urugero kuri indirimbo ya Ben aheruka gusohora iriya yitwa Pretty ya disturbinzwe uburyo yaza gusohora amashusho n'indirimbo ku itariki yari yatangaza akabisohora ko kanya bigasohoka, nkuko melody yasohoye yandi foto akayisohora n'amashusho yarimwe. Yajya kuba ifite isura nini cyane, ariko hari abantu batayirebye cyane kubera bari bumvishije ya yindi disturbing rero isohoye yose. So ngewe nagira inama abahanzi mu gihe bakoze indirimbo namame kubanza gusohora lyrics kireka yahisemo gusohora audio. Yego, reka twikomereze rero n'ubundi kuri Bwiza na The Ben. None se wambwira ikintu wabonye muri iriya video gitangaje cya gishamaje? Nta kidasanzwe, ni video iri karite. Oya, ni video iri karite. Urebe yakozwe n'umuntu uzi gukora ama video mu Burundi witwa John Ele. So naga fata angle nyinshi cyane, afata ahantu hatari henshi ariko hingenzi. Oya, erari no mu director ukomeye cyane mwiza kandi abanyarwanda burya kugira ngo uzavi Burundi tuguha akazi hano mu Rwanda kamashusho cyangwa se ka audio production no kuburenze ko mu Rwanda hanga turakomeye cyane. Aze kubyaza umwanya mutoye ibintu byinshi. Yego, no muhanga kandi yayikoze neza. Ariko ari umu producer w'indirimbo audio yayikoze neza ndetse na indirimbo yabimeze neza. Ariko amakuru mfite nuko imyambarire bameze neza. Amakuru mfite nuko bavuga ko iri muri make nyine low budget nyine. Icyo kubwira ko indirimbo bihenze, ureba abantu bagiye. Yego, ese bari ku nyanja, ese bari mu ndege, ese bari mu etage ma essence ahantu hadasanzwe nyine utaje tutamenyereye. So urabona ko ari irasanzwe ariko iri mu ubwenge bwinshi, irateguye. Iriya ni indirimbo yakoreye ku ma background. Nta indirimbo nziza. Oya, nta kintu nayinengaho, ni indirimbo nziza pe. Kandi nkomeza gushimira Bwiza cyane nkuko mu biganiro byacu byashize twamuganiriye tukavuga ati azi kwihiringa, ni umuntu uzi gushaka kurabo kandi nziza. Actually buriya ntago ari Bwiza uzi kwishaka. Yego, management ni Claude. Uhuje imfura Claude ni muzi kera buriya hari no kuntu ari umuhanga mu kwandika ama proposal. Kwandikira tuvuge nk'akarere cyangwa umujyi wa Kigali awusaba inkunga n'ibindi bintu ibitekerezo byo bazakora. So buriya ni Claude, umuntu rero yahinda byo Claude. Buriya ni Claude wahirinze biriya bintu byinshi, gusa ariko nanone iyo uhiringije umuntu nawe udashobotse biranga, ariko iyo ufite kuntu ushyira imbaraga mu muntu kandi umuntu ushobotse, niyo mpamvu iyo partnership yabikora neza. Yego, Bwiza afite uburere bw'avukire bwo mu rugo, bigasanga Claude buriya Claude hari ukuntu afite uburere kandi akaba umutigisi kandi utirata, uzi gukorana n'abantu. Iyo abonye bitanu abazi ko ari busanyireho abamufashije ibyo bintu ko bari bubone cyatanu cyangwa igihumbi. Claude hari ukuntu ari seriyo no gukorana nawe ubuzima busanzwe. Yego, birumvikana. Ubu akakaye tuvugana rero indirimbo ya Bwiza na Ben imaze kugira ibihumbi 143. Ibihumbi 143 masaha 18. Hari abantu bageza ibihumbi 183 indirimbo imaze amezi nk'atatu. Cyane batayageza rwose bakaguma ari ibihumbi. Ubu noneho susko twavugaga ngo turimo kuganira ngo ya ndirimbo ya nuza ya melody ni ya Ben ngo zifite liking ibihumbi 53 n'ibindi 50 na bingahe mu mezi mu kwezi.
iyi rero yo muri ayo masaha ifite like 21,000 umunsi utaruzura ariko cyo koza twize kubivuga mbere dusanga tutabyumvikanaho kimwe tuvuga ku kintu bari abahungu batandukanye yo tuvuga umwe afite abafana benshi undi afite abakunzi benshi Ben afite abakunzi reka guce mu ijambo waruzi ko suzi ko Melody afite mu kwezi muri ya ndirimbo y'ifoto ari kumwe na Bien-Aimé afite comment 5,400 mu masaha 18 gusa Bwiza afite comment 2,200 kandi ndabifite mu kwezi none na ya ndirimbo nuza na Ben afite 10,000 ariko uribuka ya ndirimbo zisohoka zasohokeye umunsi umwe ariko imwe isohoka ari lyrics ni nka audio n'ubundi ni lyrics so ni audio noneho hashira iminsi myinshi uribuka indi kugira ngo izuze miliyoni iminsi byatwaye byaragoranye none hari aho byageze ku 900 irakwama oya bira bintu hari n'abantu bavuga ngo Melody yatweretse urwego rwe wenda ntago mwatatse igeze aho irayuzuza none dafite miliyoni 2,100 hafi 100 ifite miliyoni 3,100 urabona yarayisunyitse kandi nago mu byukuri video zasohokeye oya harimo igihe kinini cyane icyakabiri ariko ugiye kubara n'umuntu wakoze isoko neza buriya The Ben yakoze isoko neza kurusha Melody kuko uribuka ko lyrics ye yasohokeye rimwe n'iri foto none ifoto ubu ngubu akayifite miliyoni 3,100 na 600 lyrics ya The Ben ubu tuvugana lyrics ya The Ben igeze hafi mu 600 bwayo wumva ko kantu kandi none urebana bakora commentaire yego kwa Melody hariho abakenya abantu tudapa twa Kenya bishatse kuvuga ko nyine abantu benshi bari barimo kwa congratulation Bien-Aimé yego nuho ngo ahangaha ndagira ngo tuvuge ibintu bigaragara Pretty ifite 520 yego noneho ukongeraho nanone official video ifite miliyoni 2,300 ibi bintu n'ubiteranya birabyara ikindi kintu oya noneho kandi urumva na ya audio yabo ya lyrics yabyo yonyine kandi nayo yaracuruje iri mu gice cya miliyoni nayo ifite ibyayo bidasa na bya bindi byahari yego byanze bikunze nyine urumva ko mu bucuruzi birumvikana abahungu bababaza ibyo barimo babazi urumva hari ukuntu hari ibintu bibaho hari gushiting bikaba byinshi cyane bakavugwa urumva The Ben imyaka ye amaze mu muziki n'imyaka ye yakavukire y'ubuzima busanzwe ibyo akeneye cyane zo kwamamara Ben akeneye nyine kugetinga amafaranga kugira amafaranga akeneye amafaranga kandi rega amaze no kugira afite na famille umuryango ukuvuga ngo icyo akeneye n'ubundi abantu turamuzi turamuvuga hano atatuvuge abantu baramwumva so icyo akeneye rero birinjiza iki kuruta gusohora kuko igihe cyarageze yabikoraga nawe so icyo gihe rero cy'uyu munsi arimo ntago ari iyo competition kugira ngo asohore kugira ngo amenyekane ahubwo akeneye gusarura muri ba bantu bamumenye ibyo byo nibyo kandi na Melody yatangiye kubijyamo muri uwo mujyo reka tuvuge oya nta kibazo ugereranyije inshuro yasohoraga indirimbo uburyo yabikoraga bireba uyu munsi Melody ari he ari ureba iyi feri yafashe rero subunebwe sububwa ahubwo ari muri pause yo gutekereza cyo gukora kizima kinini kandi so niko rero muri ibyo yose munini amera yego reka wenda iyi ngingo tuyive hariko tuvuga ko dushishikariza abantu kuba bareba ino ndirimbo ni indirimbo nziza Best Friend ni ya The Ben na Bwiza yego kuba wajyaho rero ukaba wayireba basupporting ujyeho kandi ibyo ugomba gukandayo yego so na abantu bazimana abanyarwanda baririmbye bacu beza Bwiza amakuru mfite n'indirimbo iri international ashaka gusohora mu minsi yavusha kubona akoranye indirimbo asohoye indirimbo yakoranye na Shiba Karungi warubizi afite indirimbo iri hafi kabisa soni vuba hano yego byanze bikunze ashobora kuba ategereje ko Shiba abyara ishobora kuba nayo izakurikira ubundi niyo yari kubanza ahubwo mu makuru mfite ngo yari kuyibanza ahubwo nuko Shiba kugira ngo bazakorana tuwa n'ibiki byose kandi ubizi ko Shiba inda ye ari imvutsi cyase yaranabyaye si ntago hari ibintu byinshi urumva na Ben afite igitaramo ku itariki ya mbere yego zo kwa 2025 kandi ureka ko ngazakoresha umuntu bakoranye kurabo abantu bakoranye kandi nanone Bwiza yaraprofitaga kurabo kuko nyuma yaho ntago yajyaga kubona Ben byoroje kuko Ben afite gahunda yo kujya muri Amerika so ntago yari profite kandi kuri Bwiza yarakeneye Ben cyane nk'umuntu akoranye na Melody yarakeneye ayo mashiga abiri y'umuziki mu Rwanda ariko hari ikintu kuyasigura yombi kugira ngo abanza ya casting up yafata yego hari umunyamakuru wabaje Bwiza ati ese hagati ya The Ben na Bruce Melody iyo muri
watubwira umuntu nyine muri studio uburyo baba bameze yatangaje aravuga ngo Bruce Melody ni umuntu uba ufite vibe cyane aba ari swaga muri stu abashyushye nyine abameze neza cyane ariko ngo Ben afite kuntu aba yifunzemo runaka byanze bikunze nyine wamugana ari class gutyo mu rugo ni class ni ukuvuga ni class ebyiri zitandukanye urumva noza Melody afite behavior nk'iza urabona uyu muhungu yitwa ni umusore wo mu Rwanda nawo wabayeho umuraperi Sushomura ni abantu bafite bakantu ka raperi urumva kuntu bameze nyine barisanzuye nayo mpamvu batumira mu kiganiro cyari cyose ukamubona akavuga ukuntu urabyumva ibyo bintu so no muri studio urumva kuntu bahambutse rero mu gihe Ben we hari class arimo hari ibyo avuga inka bya Melody yavuga yapfuye nawe yasanze akina ibintu ya game bakiraga so no kuvuga ngo we ari ukuntu ateye uze kumva nk'ikiganiro yakoranye na Castari yego Ben kiraza kukwereka Ben ngo ni igiki wundi hari actually ndatugutuye uze kukireba kiraza kwereka class ya Ben arimo yego urumva so aho ngaho bivuga rero urumva class ya Ben ni handi nize nkubwira abantu baririmbira bose haba bitaramo bibiri urabyibuka nije kubikubwira twabiganiriyeho izo class nizo nyine niko bigomba kugenda class ya Ben ntago ari yo gusakuza kandi n'umugabo mukuru ufite oya ariko nago dushatse kuvuga ko Bruce Melody aha bari arimo gusakuza nyine hari ukuntu abantu baba bateye bitandukanye kandi igihe ikintu nkunda buriya ariko urajya gusa twabigaye wera twampfubije hoya narugo abantu batera kimwe yego kandi hari abantu babimukundira nanjye ukuntu nkunda ibyo bintu bya Melody ngiye nanjye nibyo bintu nkunda nyine hari ukuntu aseta abantu hari ukuntu aba yasaze yayagaye ni n'umwana mwiza man iriya niyo showbiz man ariko ntago abantu bamera kimwe boye reka twikomereze umwe ashobora kuba wajyana umudiplomate undi we noneho ni umu entertainer wuzuye kivuga ku diplomate urebye ikiganiro Jado Castari yakoranye na Ben yego hamwe yitwaga Claude Kabendera batangiranye imiziki n'ubunyamakuru icyo gihe cyabo batangira kuri za Sarusi bakiga Butare bose nubwo Ben yavugaga ko indirimbo ya mbere yayikoze ku ngufu buriya hari abantu yasobanuye ibintu bigaragara generation ebyiri zitandukanye kuna abantu bakera bashyigikiranaga kuko buriya The Ben kugira ngo aririmbe habaho imbaraga nyinshi za muyoboke Tom Close na uyu nguyu na Jado Castari n'abandi ntabwo ashaka kuririmba yari yarabyanze yajyaga gukora backup za Tom Close yaranze kuririmba pe icyatumye aririmba ngo agiye muri studio bwa mbere asanga medara sohotse akoze ya ndirimbo ngirira ubuntu baramuzonga nawe gurasohoka nibwo yagiye akora yindi maso ku maso ngitari niye ni ndirimbo barimbaga kuri church yego burya ngo ntabwo yari yinjiramo ngo arayipfundikanya arayikubita irasohoka so ni ukuvuga ngo abantu bakere barashyigikiranaga ku buryo umuntu agukangurira azi ko namurusha tara azi ko namurusha ijwi ugasanga Tom Close yababaye cyane kubera The Ben ataririmba babikoraga ng'urukundo so uyu munsi atari byo bihari rero yego so no kuvuga ngo rero ikiganiro bamaye nitegeze Tom Close nako nitegeze The Ben The Ben biretse no kuba ari umuhanzi yaba n'umunyapolitike yego uko yashobora kujya mu nteko akamunyepite yashobora kuba byanya byose ubwo buriya yajya mu nteko akavugira abanyarwanda muri rusange actually ukuntu avuga bitewe n'aho ari ashobora no kuba minisitiri w'urubyiruko reka dukomeze rero tuve kuri iyo ngingo aho gatwenge kubisa ariko numvise gatari mu mujyo mwiza oya nta kibazo rwose reka tuve kuri iyo ngingo ahubwo twikomereze tujye kuri ino ngingo nanone yabaye akasamutwe iyo umukomediye witwa Regis hamwe n'umukobwa bakundanaga witwa Miki Miki na Regis yego Capitaine Regis Capitaine umusivili ariko no musivili ariko hari ukuntu nyine ariko arume yirakaza gutya bya gisivili na n'umusirikare urakara kuri yego nyine abasirikare ntabwo barakara kuri abasirikare afite kuntu barakarana ukaba umutaye nyine bari abakapitaine b'abasivili bro abo bose bakiramaye n'abasivili baba ndi gura abajendari b'abasivili man namusirikare urakara ngo abasirikare siriko barakara abasirikare yarakaye ntubimenye yego abasirikare afite kuntu barakara yego urabona wa musirikare warasha abantu batanu abasirikare barakara kuri nyine umusirikare arakaraga kuri gitendo cyaba ari kibi cyaba ari cyiza akora igitero nyine abantu batakekaga aseka mu gateye abantu uvuze akakwereka ko nta kibazo kandi umusirikare kwezi ko nta kibazo none ibintu by'igisirikare biracuritse igihe akweretse ko nta kibazo nibwo hari ikibazo kiri serious none yakweretse ko hari ikibazo
akaba ari akantu gashobora gukemuka cyajya kweretse ko hari ikibazo cyahatari ni reverse cyo nta kibazo nakemuka cyajya kweretse umusirikare rero utekereza ko bamukora ikintu kidasanzwe agakwereka ko nta kibazo nta kimwe gihari yego menya ko umusirikare agiye kurimbura ariko noneho turabikomerezaho utuma ako kantu rero kumaza rukibagira reka mvuge kuri umusirikare bafunze nicyo kintu nagiye no kukubwira n'ubundi nicyo nagiye kukubaza none nagari ibintu byiza RDF tuzi yego Imana imbabarire iheruko ridashira abapfuye kandi ntagiye n'umuntu nyumva nabi ko singiye kuvugira umunyabyaha uko byagenda kose indangagaciro rw'umusirikare urumva indangagaciro rw'umusirikare uburyo biga n'uburyo bigisha njye bivuga nabaye umusirikare imyaka irenga 10 none kandi nabaye umusirikare w'umwarimu fata umusivile tukamugira umusirikare cyangwa umusirikare umaze kuregeza nkamusubiza muki ku murongo yego tuje hamwe fresh wari umwarimu nari umwarimu nasoje ari byo nkora hariko sibyo natangiriye yego birumvikana so nukubanga umusirikare ko bijyanye na kose ntabwo yakora reaction nkiriye ariko igisirikare cya RDF nzi ntabwo umusirikare yafata gahunda kujya kurasa abantu batanu hatabaye ikintu gasanzwe uriya umusirikare yabikurikiranye neza ushobora gusanga baramuhohoteye simvuga simvuga ubugenza cyangwa abacamanza cyangwa ibindi kintu ndavuga abaturage sibyo wenda agakoresha umujinya w'indega kamere ariko byanze bikunze imakuru numvishije bamuhaye inzoga aranywa peti mitsingi ashaka kwishyura kuri telefone banga kuri mobile money amakuru numva banga kuri mobile money ngo bashaka cash ntabwo yahagazeho na makuru wumva basi mu nkope nzayabazanira baramwataka bamubwira ko aba mu mashyamba bari ngurara mu mashyamba n'ubundi ngo uzapfa ngo utike ngo niyange akabari kandi wavuze ko cyane ngo yapfuye yaratorotseho ngo biteye so baramuzongora mwota kuri ibyo disturbinze so akorera reaction itari nziza ariko mu byukuri twaturi ku kintu kuntu umusirikare nagarakara ngo ubibone nabiriya byaba Regis yego umusirikare nyine yakweretse ko atari kibazo yaza kuba beretse ati ndaje akabereka umujinyi njya gusanga bose bagize bate bagiye reka dukomereze rero karagaciyemo ariko dukomereze kuri biri so ubusivile bwa ba Regis rero barakara bigira abasirikare nibwo butuma ibintu byabo bisakuza bikaba bitari byiza ariko nk'umucamanza ningize umucamanza hagati ya Miki na Regis yego mu byukuri narabakurikiranye byose nabanje kubona video za ariko abantu benshi barimo kubyemera barimo kuvuga ngo ni planka zakozwe hariya kugira ngo yigarure ntago ari planka noneho ahubwo urebye uriya mukobwa uburyo bamukoreye n'incuro ngiye nambonye video ashimira Regis amushimira abonye video eshatu zidasa ashimira Regis ko mwana umva reka manze ngubwire mbere yo kujya muri ivyo bintu mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nabonye umuntu ushobora gukura umuntu nge niyizi neza akamukura ku busa akamushyira ku mafaranga nyine nicyo ngiye kuvuga urabona video ya mbere iravuga uriya mukobwa arashimira Regis ko yamufashije mu buzima kari we muntu wamukunze afite n'umwana kandi akamukundira umwana akamukundira arabyo kwamukundira umwana none biza kuntangaza avuga ngo yamwanze kubera ngo afite umwana kandi video ya mbere imugaragaza ko nose se umugore ni afite umwana nyine ntizari cyo bitwaye ubundi none se mama sabagore abagore basabagore nose niba bashiki basabagore ko umugore nose uyu wabyaye witwa iki witwa umugore nose se umugore erega baranavanga umukobwa wese yaba umugore ko umugore wese ni yaba umukobwa reka nakubwire ku rubiri n'umukobwa nawe ubwe ni umugore kuko kundangamuntu ye ntago handitseho ngo umukobwa handitseho gore handitseho gore uri umugore nawe musore mwese muri abagore sibyo bose kumugore noneho urumva yamushimiraga ko yamufashije amuvanye hasi amugejeje hejuru ageze aho abantu bamubona batangiye kumujuka kandi rero karibe none uribuka ya video yako yacacanye avuga ngo ubuhungu nakwereka kagiye kugusiga naho ngo abwigira nama abahungu ngo umukobwa arakwereka yaravuze ikigaro twanakunze turi benshi cyakore kwa Irene yarivugiye umukobwa umwana w'umukobwa yarivugiye ngo umukobwa nagusiga we musore ntuzababare umva ukano kuko nuhindukira ukareba uwo mukobwa nyuma y'imyaka ingahe 5 azaba ashaje wowe kumeze neza none aka kanya Regis yabaye amapina ashaje kubera yamuzanye akaba yakoze imisatsi akaba asa neza akaba ari kuri kamera yabonye miliyoni 300 nagarayo gusa azabona narutaye ariko reka ngwize ukuri ntago uyu mukobwa ndamugira inama kuzashaka Regis akamusaba imbabazi ahubwo byahindukiye ngo Regis akora ikiganiro ari gusaba imbabazi buriya Regis byakoze ko yakoze n'ubunyabwenge ariko n'ubwenge buvanzemo n'ubucuruzi n'ubwenge buvanze n'ubucuruzi Regis ni indyarya akutara abantu bitwa ba Regis benshi mane mbabare harimo n'abazima ariko abantu ba Regis benshi ni indyarya yego hari ukuntu kabari ba Regis ndabazi hari nanjye Regis waje mbere ikigwari
araza arandyarya aramvangira arangira aracomeka baregisi ntabwo boroshye ariko uyu regisi uyu nguyu kuri uyu mwanya kuri iyi pano regisi niwe mutagatifu regisi yazamuye umuntu aramuzamukana ibyo kuvuga ngo yamusanganye n'umugore ngo baryamye ngo yamusanganye n'umugabo bro uriya mukobwa ntabwo yakabaye ashyira ibintu hanze regisi yavuze kubera yenderejwe n'uyu mukobwa kandi ni Godfather wabahuje regisi urumva uriya mukobwa ajya gusura nyina mu ahafungiwe ajyanye na regisi mageragere uruva ngo byageze naho nyina amumushinga mumushyira mu biganza ariko umukobwa yarabihakanye we ariko ntabwo yahakanye ko bajyanye yego kujyana barajyanye ko yamushyize mu biganza none se ari presenting kuri nyina yavuze ko ari iki regisi iki asa wa mongara asa yaravuze ngo se n'umushoferi wanzanye yavuze ko ari iki byanze bikunze hari amajambo yabwiye nyina na nyina hari icyo yavuganye n'umuhungu yego none se dusoza iki kibazo nihe nama wagira ubundi abantu byibuze abasore nyine bari mu rukundo n'abakobwa inama nagira regisi yego ahita reka uriya mukobwa burundu ntazongera kumuvugaho yubaka abandi afite channel ye n'iki byamuremeye ntiyicuze ko yabikoze urumva hanyuma ahita namwibagirwa burundu ntazongera kumuvuga ntazongera kuvuga Miki amahoro noneho Miki ajye muri abo bagabo bandi ajye mu mapine mashyashya ariko ipine rishaje yabonye agapine gashyashya ngo bita agaporomota ariko reka nkubwire ngo bene wa badebeni bene wabo reka nkubwire inkono ushaje ni iryoshye iki imboga ipine uzarebe kuntu abantu bafite agapine gashaje bavuga ati imodoka ikuze ubuzi byayo icyasa ubutazi byayo nibwo ubutangiye noneho cya kabiri urumva yego nyiri karimi kabi yatanze umurozi gupfa sibyo kandi abagore nyine hari ukuntu baturusha ibintu bakunda kurira none emotion zabo kubera yari zageze gutya abantu ugasanga bazamana amarangamutima y'abantu hari ikiganiro numvisha kivuga ko ubundi nuzazubona n'amarira y'umugabo uzazuhunga ugahunga so ariko mu by'ukuri regisi mu busivile bwita kapiteni w'umusivile mu by'ukuri ntacyo utakoze turagushimira uwo mukobwa mwihorere kandi igihe kizagera uriya mukobwa azasaba imbabazi uzabireba yego reka twikomereze rero tujye ku mugabo hano wakasa mutwe witwa Sarongo amakuru kuri Sarongo rono wamufitiye ugiye ko ufite menshi cyane wambwiye ko ufite menshi Sarongo gusohoka avuga iki kamakuru yazi Sarongo ni umupfumu Sarongo ni umuvuzi gakondo Sarongo ni umukiri Sarongo akoze umuhanda ujya muri quartier akorera abaturage neza abagendaga mu byondo bakaragira mu mazi bagenda bakandagira kuri kaburimbo ivyo se ntabyo narinzi ibyo ngibyo yakoze umuhanda uva nka kugera hakurya hariye umuhanda urahenda bya hatari yashizemo kaburimbo ubizika kaburimbo ibirometero nka reba ngaha tuva tugera hara ku muhanda wenda kaburimbo original cyane nkiriya uko wabumeze kose ariko ni kaburimbo mwana urirabura umuhanda wirabura uzuvuga amafaranga ntago wabuze nka miliyoni byibuze nka 60 gutyo akanunga reka tuze miliyoni 20 cyangwa 10 afashe miliyoni ze azisize mu muhanda urumva yego asize miliyoni ze mu muhanda abaturage yo kumushimira atajya kuvuga ngo yangije amafaranga so yubati etage nabonye itaruzura hari amazu so none se mu byukuri mwana Sarongo ubutabera buzakore ngenda mwifuza kuzafungurwa bamukatiye iminsi 30 baringa bagiye kujurira so nyuma yaho Sarongo w'abanyarwanda nagakwiriye gufungwa ngo numuvuzi none n'ubusha bamwamye icyaha nyine ngo mu byo bamukurikiranya byo bamuhanaguyeho ariko nyine ngo umutungo we ntago ufite resource aho uva nago ngiye kuvuga nabi unyumve neza kandi nabandi banyumve neza nabwo ngiye kuvuga nabi ariko ubundi uburyo nzi kino gihugu cyacu nago twese amafaranga menshi nago ari registration nago amafaranga yacu afite ahakomoka ntabwo none se nta muzunguzayi uzunguza gakira kubaka amazu n'ibiki ariko nyine abafite aho yakuye ku buzunguzayi nyine akaba yerekana ubuzunguzayi none iyo registration ivahe hari abantu benshi badafite none se niba abo abanyarwanda bose barasobanutse ku buryo babitsa kuri banki urumva ukuntu bigenda kujya ku rwego rwa etage bakabaye ufite amafaranga yavuye ariko icyo nekereza kankubaza ikibazo cyanyuma ugitekerezeho nk'umuntu tuzi ko mu Rwanda umuntu ushobora kuba ahembwa amafaranga menshi ashobora kuba ageza nko muri miliyoni byibuze 600 ese ubundi kugira amafaranga kubaka etage ni bibi ese buriya tugira amahirwe twese twezubaka ahubwo si ryo numva ari iterambere se tugira amahirwe uri akayigira uri akayigira none ahubwo imihanda bakatwayubakirana
ubundi oya mu Rwanda ibya registration ku mafaranga byo ibya registration ku mafaranga ntago tubivugaho kimwe ahubwo ngiye cyo numva wenda byo byose binde basinzi icyo bakurikiza nanjye nabyunze ariko ubwo ndanumiwe ariko reka mubwize mu byukuri mu kintu cyiza y'abantu bose bameze nka Sarongo nibura amafaranga bakuye mu bantu sibyo bakayakoresha imihanda ako boya bazanyereka nicyo banagenderaho baregistra amafaranga cya kabiri ubuvuzi gakondo buremewe icya gatatu kinini cyane buremewe bufite n'ibyangombwa kinarenze Sarongo nta muntu agiye ngategeke bro ategeke ngo uzaze cyangwa baramwizaniye barazaga kandi byanze bikunze yaranabafasha 10 yavuye harimo 6 byatungana harimo na 6 na 4 bitakunze sibwo twavugaga ngo ese ko kibadakurikirana umuganga wavuye umuntu ngakagira ikibazo Dr. Vuye umuntu basizeho miliyoni 10 bakamuha ibitaro kwishyura wenda umuntu akazapfa sibyo wenda nijye bamutwara no Buhindi akanapfirayo wenda sindimo kuvugira Sarongo uko wenda niba yarakoze ibyaha azabiryozwa ariko hari ibintu nanone bamurega nkumva ko dukwiriye kuzanya mwana tworoshya ibintu kuko ibintu byose abantu hanze hari amashari buriya iyo Sarongo ataza kuba kire etage nta birego biba byarabaye yego reka tumuveho rero twikomereze n'umundi dukomeze ducukumbura amakuru tuyahereza abanyarwanda ndetse n'abandi baba badukurikiye 5-5 cyangwa se umunsi kundi reka twigire ku ikipe yacu Amavubi ikipe y'u Rwanda de team national ubivuga so hamwe cyane waza ko ndebe musazi umva reka ngubwize ukuri man burya abanyarwanda iyo twashyize hamwe hari utuntu twikorera runaka twakoze tuheze bize hari icyo tutakoze rega iki nyine mwakoze tell me mwakoze iki twatsinze Nigeria bimaze iki Super Eagles bimaze iki just tell me bimaze iki gutsinda Nigeria ahubwo ni iki bitamaze reka mubwire gutsinda Nigeria nta nicyo bimaze icyaje dufitiye akamaro nuko udatsinda Nigeria tukajya muri CAN rero hari ikintu utabasha kumva ariko nubwo twaba tutaragiye muri iyo CAN ariko ntabwo twavuyemo nk'imbwa bro nase mwavuyemo nk'iki abagabo se bidiki wumve okay tell me bimaze iki gudatsinda Nigeria ahubwo baza gutsinda Libya tukanganyira Nigeria byajya ko afite igisobanuro reka rero nkubwire tujye tumenya gushima uzi ko Nigeria igarika hari za Argentine igarika abandi baki reka nkubwire ikintu kandi ucyumvirize oya niba uno munsi bidakunze reka nanjye nkubwire tumaze imyaka 30 tuvuga ngo umunsi ntabwo bikunze utwaka bato sinzi aho barigitira iyo projet ninabe niba ngo tuyiryameho cyahoza nanjye akantu ko karamba tumaze imyaka 30 urumva none tumaze imyaka ngira ngo 20 na twaragiye muri CAN ucyatujyanye muri CAN yego icyatujyanye muri CAN twafashe umwanya Desiremo nabo cyo bamuhikiraka agenda azana bamanamana azana bambuye twiteza na yambuye twitera ataraza azana bitwaga ba nuza wa wundi yitwa nde utwaga Bobora ngira ngo azana abantu yazanye babandi bitwaga Saidi Makasi azana ba Desiremo azana ba Naganderias nyine twumupira turahaha nka France turangize turakora ikintu none bava kuri ibyo ngibyo rero Amavubi yacu ntacyo bimaze kuba twaratsinze Nigeria ahubwo iyo tunganya na Nigeria twaratsinze Libya urumva icyo kintu yatuma Libya urumva none kandi icyo baje Libya yatumye tutajya kuri ibyo nayo yavuyemo ni nayo yanyuma none kamwereke rero ibintu biba mu mupira w'amaguru abantu batazi yego nge sindi umunyamakuru w'imikino ariko reka ngubwire ibintu biba mu mupira bitafite akamaro urabona tuvuga urugero muri Champions League ikipe yatwaye igikombe cya Champions League sibyo ni yabaye ya kabiri ni yabaye ya nyuma yavuyemo mbere yabaye ya kabiri ni ya nyuma birasa cyangwa tuvuge muri champion y'Ubwongereza ikipe yitwa Man U yabaye ya kabiri tatwaye champion y'Ubwongereza niyo bakiri hakarongo itamanutse mu ciciro cya kabiri byose birangana ko zose mateka nako zatwaye igikombe so nukuvanga Amavubi nyine ni na Libya ni yindi yaviyemo mbere byose birangana byose ni bimwe nose bitandukaniye akamaro k'Amavubi twajya kwa mamashi yo Nigeria dutsinze twaratsinze izindi zinyuma zashize Nigeria kadutsinda ejo tukakomezanya nayo use Nigeria n'Amavubi ni igiki kimeze neza urambabaje ndakubaza ikintu kimwe ubu none Nigeria n'Amavubi bakakaya tuye gusoza ikiganiro urambabaje ndakubaza ikintu kimwe oya nwazi ikintu nsubize oya twatsinze Nigeria badukure rero mubaze ikibazo ni twatsinze Nigeria yego twebwe na Nigeria n'abahe baserebuye ni Nigeria none se ubwo bitumariye iki
yego ndabashimiye mwe mudukurikiye 5/5 reka nkuko twavuze ko tuzadusoza ikiganiro cyacu dushimira umuntu runaka reka tugire uwo dushimira naho ubundi iby'Amavubi n'ikipe yacu tuzabigarukaho butaha nta umuntu nshimiye uyu munsi yego reka tubashimire ndababaye Amavubi yarambabaje kwitwa ngo twatsinze twakoma amashinga ibitego bimaze iki iyo cyo gutsinda twatsinze mu gihe kidakenewe yego reka mashimire ushonje ntugaburirwe ukaza kugaburira uruhaza nge nishimiye ko twatsinze Nigeria nicyo kintu cyambabaje ubwo tunatsindwa yajya gutuma twisuzuma yego urumva bro yajya gutuma twisuzuma ikibazo dufite none hari akantu kagashashe kadutwikiriye ngo twaratsinze kandi twaravuyemo iyo twatsinze yakomeje ariko ubutumwa urimo kuba hano ubundi nabo barimo kubwumva ahubwo reka mbwira amakuru myeka yabaye habaye swap urabona Nigeria irenda guhura n'Amavubi mwitikiye kujya mu gikombe cy'isi uyu mutoza ashobora kuba dirinze n'umutoza mugenzi we atereka ngutsinde hamwe bataza kunyuka cyangwa kangita umuswa ngo tsinde ariko umutoza n'ubundi we yavuze ko azatoza iyi mikira akatayigendera kandi umva uyu mutoza yagiriye Amavubi akamaro uziko Amavubi asigaye atanga tushe mbere ariko uziko twakiraga umupira wa segiteri mwana twakinaga umupira wa segiteri tukagera kuri tugatsinda ibitego bigaragara nige twageze oya nge ntago niba kuvuga ku bw'abahanuza tuve ku bw'abagatete abo bihorera bavuga hagati hanga tujye kuri bambuye utwite tujye kuri dufite bamboko tarabama oya abo nabo bihorere abona umupira twari bagasura uyu none se ubungu hari umupira ndimo kuvuga muri we reka duhere 2010 reka duhere 2009 nose bro hari gihe yari fura ba mashami no no mashami wowe mureke wowe si bimwe nibi bitandukanye kandi uratuma nsoza ikiganiro birasanga nyine nakubwira oya ariko ubu ngo turimo gutsinda Nigeria bro no kuvuga ngo Arsenal yabaye ya kabiri muri champion isa ni chipe bafungiyeho umurongo gutya ngo aya mu ciciro cya kabiri byose nta gikombe cya champion bajyanye yego reka tubashimire mwe mwari mudukurikiye Imana ibaho umugisha muhahe muronke gahunda y'ibiganiro byacu nakagaruka ko wowe ibuka gukora subscribe ku Imuzi TV imbere inshuti zanjye urabona ibintu twajemo tutarabana tutari seriye n'ibi bintu mukandeho kabisa please yego murakoze